intabaza mu Rwanda hamwe n'itabaro ntibikivugwa, ikinyoma kiraganje ukuri kuranyonzwe mbandoga bigaruka, batewe ubwoba tugerwa amajanja duhigwa buhongo n'abataruvuka n'abatarukwiriye, amatwi barafunga ngo ntitukibona. Nyabutatu Nyarwanda nimuhaguruke, oya we twarize twese, Bisesero mu Rukiga Nyakibanda na Kibeho Gashusha na Mugonga, twarize twese, kugira inkovu zirasa bana b'u Rwanda, twarize twese. Jya muruhuke Kizito Mihigo we wari mu rukundo, ukuri n'impuhwe yo kunga abanyarwanda barabikuziza, abagukundaga n'abazi gusengesha bararutinye, bahinduka ibigwari bararuca bararumira, Gakivi we tuzacyusa bakwimana muri kumwe, watubereye intwari yitwa Abanyarwanda itazibagirana. Mbega igihembo bana b'u Rwanda giteye agahinda, ihawe uwo muhizi yo Rusesabagina cyo kavumwa, uwabanye ibihumbi akabirokora urwo rugendo rwo ku musaraba. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu 2020, muri kumwe na Hategekimana Felicien wabateguriye ikiganiro cy'uyu munsi, akaba ari nawe ugiye kukibagezaho. Banyarwandakazi, tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi dufite umutumirwa, akaba ari umutumirwa w'Imena, utugiye guha ikaze kuri radio televiziyo Ubwiyunge, akatugezaho bimwe byinshi mu buhamya bw'ibintu byakorewe Abanyarwanda, cyane cyane impunzi z'Abanyarwanda zari mu gihugu cya Kongo. Twatangira duha umutumirwa wacu ikaze kuri radio Ubwiyunge. Bwana Benoit Rugumaho, tuguhaye ikaze kuri radio Ubwiyunge, watangira usuhuza abakunzi ba radio Ubwiyunge n'Abanyarwanda muri rusange. Ikaze kuri radio Ubwiyunge. Urakoze kumpa ijambo. Nk'uko wabivuze, nitwa Rugumaho Benedicto, nkaba maze kurokoka ubwicanyi bwakorewe impunzi z'Abanyarwanda muri Kongo, naje gutuzwa buhunzi hano muri Scandinavie muri Suède. Nkaba nishimiye kuntu mwantumiye nk'iki kiganiro cyanyu kugira ngo twungurane twibukirana ubugome bwagiye bukorerwa impunzi z'Abanyarwanda mu cyahoze Zaire. Nkaba kandi nshishikariza n'abandi Banyarwanda banyuze muri ziriya nzira bita inzira ndende gushikama bakavuga ibyo babayeho, kuko bituma umuntu asinzira akanahumeka umwuka mwiza. Murakarama. Ndagushimiye Benoit Rugumaho. Icyo nshaka kukubaza, igitabo ku bwicanyi bwabereye hariya mu gihugu cya Kongo, icyo gihe cyitwaga Zaire, ndanatekereza ko mu bwicanyi bwabereye ushobora kuba warabuzemo n'umwana wawe. Imbere y'uko ujya kwandika igitabo wabitekereje ute? Ni muri urwo rwego wavuze ko iyo uvuze ibintu wabonye ukavuga ibintu byakubayeho
biba byiza kudaheranwa n'amateka. Noneho mu kuza kutubwira icyo kibazo cy'icyo gitabo cyawe wanditse ukaza no kubihuza n'abana cyane cyane abana bashobora kuba bararokotse muri ariya mashyamba ya Kongo na n'ubu ngubu bagihigwa bukware, uko babona cyangwa uburyo ubona bashobora kuzisanga muri sosiyete nyarwanda, bashobora kuzisanga mu bandi banyarwanda bakabana nabo, bakabana mu mahoro, bakagira icyizere cyo kubaho nk'abanyarwanda. Wagira icyo tubwira kuri ibyo bibazo bibiri mubajije bwana Benoit Rugumaho? Nk'uko nari nabivuze kare, maze kurokoka ubwicanyi bwabereye ku mpunzi z'abanyarwanda muri Kongo, naje gutuzwa muri Scandinavie n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi, maze nza guhura n'abanyeshuri bigaga muri universite yo mu Rwanda nari nzi, turaganira, bamwe batakiyibuka ko ari igihe witwa gutyo. Nyuma baza kumbwira bati wa mukinnyi w'umupira w'amaguru muremure witwa Benoit Rugumaho yapfiriye muri Kongo, twaramwibagiwe. Icyo gihe yahise mbabwira ni jyewe, ni naho nafashe umugambi wo kwandika ku byabaye ku mpunzi z'abanyarwanda muri Kongo, nandika ubuhamya bwanjye uko byangendekeye, ko impunzi zagiye zicwa muri buri karere nibukaga, ngerageza no gushushanya inzira ndende kuva Kashusha kugera muri Centre Africa. Noneho igitabo kisohoka ari mu Gifaransa, noneho hari umumisiyoneri w'Umusuwedi wagisomye mu Gifaransa, akaba yarakoraga hitwa Irubutu hakurya ya Tingitingi. Ubwo nduze kwagarukaho n'imvugo ubwicanyi bwakorewe muri izo bice, ariko uwo muzungu yakoraga hitwa Rubutu. Yasohoye igitabo mu Gifaransa ararira, arize aho yari yasuye, baramubaza bati bite, aravuga ati ibyabaye kwizi mpunzi iyo mbisomye ati niyo mpamvu ndimo ndira. Bahita bamubwira bati uwanditse igitabo ari hano, dufite contacts. Aravuga ati nashaka kuvugana nawe, nibwo tuvuganye, arambwira ati ibyabaye kwizi mpunzi byanze bikunze bigomba gushyirwa mu Giswede. Ubwo turatanga tugishyira mu Giswede, igitabo kimaze kuzura tucyohereje mu nzu z'ibitabo hano zitapa zisohora ibitabo. Bose baduteye ishoti ngo ntibashaka kujya mu manza no mu Rwanda, banga kugipiburiya muri Swede. Noneho nyuma agataho nahise nkora contact n'abasohoye igitabo cya mbere mu Gifaransa. B'Abafaransa nibwo bahise bambwira batohereza manuscript tugishyire mu tugisohore, atabo ngabo ntabwo bazi ibyabare ku mpunzi hariya. Igitabo kimaze gusohoka mu Giswedwa nibwo icyo gihe raporo mapping isohotse, ijyanyuze ku mateleviziyo hose, kano ko impunzi zishwe n'ibindi byose. Babandi bavuga bati igitabo twagisohora reka da, nibo babaye abambere bambwira ngo zane manuscript tuyipimire ngo twabonye igihamya. None igitabo kimaze gusohoka ndababwira nti byarangiye, igitabo kiri kuri marishe, nibwo batangiye kujya bagisoma hose, kiza no kujya no mu cyesipanyol, hanyuma ku ndunduro kiri no mu cyongereza. Ariko rero ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyarwanda burenze kamere, burenze kwemera, kuko urebye abapfuye benshi ni abana, ni abakecuru, ni abasaza, ni abantu batari bafite urutege rwo guhunga. Natwe kuba twararokotse ntabwo ari ukuvuga ko twaba dufite intege nyinshi cyangwa se dufite ibigango, ahubwo ni amahirwe. Ni amahirwe, ntazagire umuntu uzavuga ngo yarokotse ariko nzi kwiruka kurusha abandi. Oya, ni umunsi wari utaragera ubundi twari twarapfuye duhagaze. Gusa icyaje kumbabaza na n'ubu ngubu ndashobora kwibagirwa na bukeya, ni imfura yanjye. Icyo gihe Tingitingi bayiteye nk'amabombe, umudamu wanjye yari hafi kubyara. Icyo gihe yabyaye ku musozi wa Rubutu. Noneho umwana amuterura, amaze kuvuka aramuterura, turakomeza urugendo. Yakarabye bukeye. Nyuma y'ibyumweru bibiri tumaze kwambuka Ruwaraba
na Ubundu ahitwa Obiro niho umwana yaviriyemo umwuka, turamushyingura bituma dukomeza urugendo turarokoka. Aho Obiro rero niho umubiri w'umwana wanjye ubitse, nkaba nzi neza ko ejo bundi byanze bikunze umubiri we ugomba gushyingurwa mu gihugu cy'ivuko mu Rwanda byanze bikunze. Wongera urambaza uti abo bana bavukiye mu mashyamba ya Kongo bakaba bakeneye arimo, ahubwo nagira ngo ubwire ko nk'abo bana uvuga byinshi byabaye ku mpunzi z'Abanyarwanda. Niyo mpamvu akenshi ubuhamya bw'abantu banyuze inzira ndende uzasanga bunyuranye, kuko abenshi babonye ibintu bitandukanye. Igihe ababyeyi babo babaga bamaze kwicwa cyangwa se bamaze gutatana n'abana, abana basigaraga mu nzira bonyine barira, bato cyane bitambavuga imyaka nk'itatu 4 ibintu nk'ibyo. Abakongore bamwe barabafataga bakabajyana mu ngo zabo, cyangwa se abandi bagatanga intuza ibiribwa bati nyabonekamo uwo mwana musigarane wowe wigendere. Abana bagasigara ngaho batazi aho bagiye. Ubwo nibyo mvuga ko niyo abana barakuze, ubwo ndahera ku wanjye, ubwo wanjye bafite imyaka 20 abari muri za 28 30 n'ibyo. Nk'abo bana nyine basigaye mu mashyamba ko ngumva ko bari muri za 30 nabo 32 20 n'ibintu nk'ibyo. Abo bana ntibazi iwaba hariho, uretse kumva ko kuvuga bati iwacu ni mu Rwanda. Kugira ngo uzabajyane mu Rwanda rero batazi iwaba hariho, bari batazi n'iwabo na bene wabo aba ari bo, ni ikibazo kizagora cyane leta y'u Rwanda, kuko kubatuza bizagorana, kandi no kuzabasobanurira uko ababyeyi babo bapfuye bizabagora, cyangwa bamwe barabizi. Benoit Rugumaho, umbabarire kuguca mu ijambo, ugeze aho ngaho utabo bana bavukiye aho ngaho, kubajyana mu Rwanda kujya kubatuza batazi ahantu bakomokaga bizagorana. Mbigereranyije n'ukuntu leta y'u Rwanda, ndavuga FPR ifashe ubutegetsi muri 1994, bahise bihutiraho guhindura ibintu byo mu Rwanda. Mwibuke ko kera habagaho komine, hakabaho prefecture, hakabaho segiteri, hakabaho serire. Ubu barabihindaguye. Waba utekereza ko mu guhindura biriya bintu batateganyaga icyo gikorwa, kwejejo bundi abo bana bazasigara bazaba bacitse ku icumu, kubera ko umugambi w'ubwicanyi wa FPR yakoze cyane cyane ku mpunzi z'Abanyarwanda ndetse n'Abanyarwanda bari imbere mu gihugu. Watekereza ko mu guhindagura yenda batari bafite umugambi wo kubaka amateka mashya, abazaba bacitse ku icumu bakazayoberwa iyo berekeza, bakazayoberwa aho bari batuye, akaba ari cyo kintu yenda wahuza n'icyo kintu watubwiraga cyerekeranye n'abo bana? Ijambo ni ryawe. Ntabwo jewe nabihamya neza, kuko bazi neza ko ntawe uhindura amateka. Ntushobora guhindura agasozi k'ahantu wikeka ko abahavukiye bazahibagirwa, kuko natwe bakuru barabihindaguye birumvikana, ariko ushobora kujyayo ufunze amaso ukamenya iwanyu hariho. Nabo bana rero nabo ntihazabura umuntu uzabwira uti nyamara iwanyu babiciye ahangaha, iwanyu bavukaga ahangaha. Bazabimenya, ahubwo ikibazo kizavuka ni ukuntu bazabana n'abandi bantu, bakajya bababwira ngo basona banyu kubagize gutya, batigeze banababona, batigeze banabaha utuzi two kunywa. Icyo ni ikibazo kizavuka cyane. Ndagushimiye Benoit Rugumaho. Ikindi uravuze uti ngewe nabaga mu nkambi y'Ibukavu, inkambi ziza gusenwa, twinjira amashyamba, ndetse n'ibyo byose watubwiye byababayeho. Njya nkunda kumva abayobozi b'u Rwanda bavuga ko ibintu byabaye muri Kongo atari ubwicanyi bwari bwateguwe na leta y'u Rwanda, ahubwo leta y'u Rwanda yari yambutse ijya muri Kongo yagiriye impuhwe impunzi zari ziriyo, bajya gucyura impunzi z'Abanyarwanda zari zihari. Ndetse nkanumva General James Kabarebe, murabyibuka ko yagize imyanya ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, imyanya itandukanye, ahakana neza avuga ati batwarisha abantu bazatwereke abantu bishe. Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Umuntu iba waramwishe akazaza no kuguhamya ko wamwishe kandi waramaze kumwica,
nacyo ni ikindi kintu abanyarwanda bazibazaho. Iyo bajya hariya bakavuga nka mapping report yisohotse, mwabonye Doni Mukwege ndetse nanakubonye hari akanyamakuru nakubonye uri kumwe nawe avuga ubwicanyi bwabereye Panzi, ukavuga za Panzi hariya aho yaraherereye, ntago yagenze igihugu cyose cya Kongo nkuko wakigenze wirukanka utazi aho werekeza kubera gukiza amagara yawe. Hari benshi bavukijwe ubuzima muri kiriya gihugu cya Kongo. Leta y'u Rwanda kwivuga ko nta ruhare yagize mu bwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyarwanda muri Kongo ndetse n'abakongomani, bavuga bati tuzashyiraho urukiko ruzakurikirana ibyaha byabereye hano, abayobozi b'u Rwanda bagahaguruka bagahagarara, babiterwa n'iki? Ni urwego rwo kwerekana koko kwizo manza zitagombye kubaho, cyangwa no mu rwego rwo kugira ngo bahishire uruhare rwabo mu bintu byakorewe muri kiriya gihugu cya Kongo? Mubibona muteye Bwana Benoit Rugumaho? Ntabwo mpamya ko leta y'u Rwanda yigeze ihakana ko itegeze yica impunzi z'abanyarwanda muri Kongo. Ashobora kuba uwabivuze hajya ngo ni Kabarebe, ashobora kuba yarabivuze atazi ibyo shefu mukuru we yavuze. Wo yemereye ko yacyuye impunzi izindi akazica kandi akaba atanabyicuza. Kuvuga rero ngo ntabwo ari ngo yishe impunzi kandi yangiza akaba ari wabaye shefu mukuru w'ingabo za Kongo, kandi izo ngabo akaba arizo zishe impunzi. Ndumva icyo gihe nawe arimo arishinja, nubwo arimo sasa imigeri. Impunzi zishwe ku manywa y'ihangu, imiryango mpuzamahanga yararebaga, impunzi zishwe ku bwoko bwose, bazibujije no kujya gushaka ibyo zirya kugira ngo zicwe n'inzara, bazibujije abana babujije kwiga. Ibyo bintu byose biri muri definition y'ibito bita genocide. Ntabwo nibaza neza ko umuntu wabihakanye abifitiye igihamya, kandi na mapping report yaje ibihamya, ibyerekana, ibivuga ku murongo uko byagenze. Hari ibyobo, hari nk'ahantu hazwi cyane nka Hombo Itebero, aho narahageze ndahazi. Hombo Itebero rwose hapfiriye abanyarwanda, impunzi z'abanyarwanda nyinshi cyane, nyinshi zitagira zitabarika. Ukakubitiraho Warikare, aho ni quartier zisa nkaho zegeranye, hapfiriye benshi cyane. Noneho Tingitingi yabaye irimbi ry'impunzi, ibyo birazwi. Aho ndanibutsa ko abana rwose, abana nakoraga muri action contre la faim, abana asizemo rwose, ukuntu ndabareba amarira akaza mu maso, ukuntu abasizemo. None wareba n'imirambo n'abantu bagiye bitwa n'inzuzi kubera gukiza amagara yabo, bari ku giharo, ukabona uruzura batwaye, ukaza ugakomeza ukagenda inzira zose ari ukwica. Noneho terminus yaje kubera Njisekere na Bandaka, aho bishe barica ku buryo abakongore, ndabivuga mbisubiremo, abakongore ntabwo bongeye kurya amafi yo mu ruzi rwa Zaire kuko ayo mazi yarahindutse umutuku, karamaze bavuga ko amafi yariye abantu. Ibyo bintu byose ni ibintu amahanga azi, ni ibintu mapping report yanditsemo. Ibyo bintu ntawe ushobora kubikwepa no byamera gute. Bazagumye babeshye babihakane, ariko byanze bikunze ukuri ku byabaye ku mpunzi z'abanyarwanda ntabwo ushobora kwibagiranwa na buke, ntibishoboka. Bwana Benoit Rugumaho, ndagushimiye iki kiganiro tugiranye kuri uyu munsi. Ni ikiganiro cy'akababaro, ni ikiganiro cy'agahinda, ariko tugomba kwatura tukavuga ibyabaye, tukavuga ibyo twabonye. Icya mbere ngiye kukubaza ku gutanga ubu buhamya bwabaye cyangwa waranditse n'igitabo, uwo ari we wese uvuga ukuri ku bintu byabaye ku banyarwanda, atavuga jenoside yakorewe abatutsi, leta y'u Rwanda itimushyiraho ingengabitekerezo ya jenoside, bakamushyiraho guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Uratekereza ko ibi bintu batazabivuga cyangwa batabigukizeho? Ikindi cya kabiri, hari ubwicanyi bwabereye mu mashyamba ya Kongo, nibwo wahagazeho.
ariko hari n'ibindi byabaye leta y'u Rwanda ikimara kujyaho, ubwo ndavuga FPR inkotanyi yateye igihugu cy'u Rwanda kuva muri 90 ifata ubutegetsi muri 94 hejuru y'imivu y'amaraso itagira ukuntu ingana. FPR ubwayo nayo yagizemo uruhare. Iyo witegereje nyuma yaho ubwicanyi bwabaye, ubwo ndavuga nk'ubwicanyi bwabereye Kibeho, hari ingabo za Minwari, hari abanyamahanga babibonye, harimo n'ingabo za Australia zatanze ubuhamya. Hari ubwicanyi bwabereye bubera hariya mu Ruvumo, mu Ruhengeri n'ahandi. Imiryango mpuzamahanga ari nayo yashyizeho n'iyi mapping report, bakakomeza kugenda baseta ibirenge ku bwicanyi bwabaye cyane cyane ku Banyarwanda. Ubwo ndavuga nk'ubwicanyi bwakozwe na FPR. Iyo mvuga FPR inkotanyi ntago nirengagije ubwicanyi bwakozwe n'interahamwe zica abatutsi, ariko nibura mu bantu bari muri iyo leta ya mbere, ubwo leta yari iyobowe na Perezida Habyarimana wishwe muri 94 ahanuwe mu ndege na mugenzi we w'u Burundi Sipiriyane Ntaryamira. Nibura hari abantu bashyikirijwe ubutabera haba mu bihugu by'amahanga, ndetse n'umubare munini w'inzirakarengane nabihamya ko harimo abantu barengana bitewe n'isura yabo cyangwa n'ibyo bakoraga, bari mu magereza yo mu Rwanda hari n'abishwe. Uyu munsi iyo twitegereje tukabona imiryango mpuzamahanga uburyo yitwaye cyangwa uburyo yitwara iyo bavuze ku bwicanyi bwakozwe na FPR inkotanyi, cyangwa bakavuga ibintu byakozwe na leta y'agatsiko, ubwo ndavuga leta iyobowe na Perezida Paul Kagame, impamvu bagenda baseta ibirenge ni ukubera ko bafite ubutegetsi, cyangwa ni nka cya kindi bajya bavuga ngo ntawe utinya imbwa ngo iri hejuru mu giti, ngo agomba gutinya uwayimanitsemo. Mubibona mute, mubitekerezaho iki Bwana Benoit Ruguma? Uvuze ikintu cyerekeye ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, mpita nibuka ikiganiro cy'uwitwa James Munyandinda yakoze kuri radio yitwa ngo tuza tubireba, ngo biza turira tugaceceka, aho yavuze ko uwishe Habyarimana, ubuhano indege ya Habyarimana niwe mu genocideri nimero ya mbere, kuko ibintu byose bibera ku mpunzi z'Abanyarwanda. Intangiriro n'iri ya tariki ya 6 Mata 1994 niyo ntangirira, niyo pfundo ry'ikibazo kiri. Baragumya kubizinzika, baragumya kubisha, bagira gute, ariko byanze bikunze umudi w'ikibazo ni hariya. Munyandinda avuga ko iyo Habyarimana adapfa nta genocide barabaye, kandi Habyarimana amaze gupfa niyo bibazo byose byagiye bikuruka kugera naho izo mpunzi zahunze ubutegetsi bwa FPR zahise zicirwa muri Kongo. Uravuga uti abanyamahanga ntacyo bakora. Abanyamahanga ntabwo aribo bazemeza bazatuvugira ibyo ibyatubayeho. Oya, ni twebwe ubwacu dufite uburenganzira bwo kuvuga ibyatubayeho. Ntawe ugomba kutwigisha uko tugomba kuvuga ubwicanyi bwakorewe abahutu muri Kongo. Nitwe tubuzi, nitwe tuzi abatwiciye, tuzi naho bari, ntawe uzatubuza kubavuga. Mwese ayo mahanga se ntiyarahari nyine se. Hari ikiganiro nuko umpamagaye mu kiganiro ntabwo nabiteguye neza, harimo n'ikiganiro cyitwa ngo kuri uriya muzi umuco wo kudahana wa Joseph Matata yatanze, narimo nyumva ibintu byose bishingiye ku byerekeye kuvuga ikinyoma ku byabaye mu Rwanda. Niyo mpamvu ngubwira ko intwaro dufite yo kugira ngo dushobore kwivana mu ibibazo bya genocide byose ni ukuvugisha ukuri ku byabaye mu Rwanda. Nituvugisha ukuri nta kurimanganya, byanze bikunze urimo uvuga ibimunezeza azakorwa n'isoni, kuko ntawe ugomba guhisha ukuri imyaka yose, ntibishoboka. Niyo mpamvu nsaba Abanyarwanda bose kuvugisha ukuri ku byabaye mu Rwanda, ariko akakuvuga adakurura yishyira, akavuga ukuri ye areba n'akabaro ka mugenzi we. Nukuri umuntu navuga yakura yishyira, ntacyo azaba akije igihugu cy'u Rwanda, ahubwo azaba agiye kongera kugitaba n'icuraburindi. Ndumva nagushimira ikibazo cyawe. Ndagushimiye Bwana Benoit Rugumaho, nanishimiye ko nubwo ari inkuru y'akababaro ari ibintu bibabaje turimo kuvugaho,
ariko tugomba kubivuga ndetse tunagerageza kugira ngo tubishakire igisubizo kirambye. Hari benshi banyuze muri ibyo bintu bahisemo kuruca bakararumira bari hanze, hari n'abari mu Rwanda, yenda bari mu Rwanda bakandagiwe ku gakanu, ariko hari n'ushaka kumva uvuga nk'ibi bintu byakubayeho bikubabaje akakubwira ngo hitamo guceceka ngo byihorere ngo we kwiteranya. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo uhishira umurozi akakumara ku rubyaro. Iba umuntu yarakwiciye cyangwa ukaba warahuye n'isanganya nk'iri ngiri, noneho umuntu akakubwira ngo icecekere ngo byihorere, ibyo bintu nubwo twavuga ko ari ubwoba cyangwa n'ubugwari bwo gushyigikira wa muntu wakoze ya mabi yose. Mubibona mute? Ikindi wabikomojeho wera sinaye nagishubije abo bumva ibintu byababayeho bagaceceka bakayacu bakarumira, ni bwa bwoba wumvise ugeze kumbaza sinabuze ko ngishubiza uvuga ngo ese ngo ntibazavuga ko ngo pfobya ngo bivuga ngo genocide cyangwa se ubwicanyi bwakorewe abahutu cyangwa genocide yakorewe abahutu ngo ntibazavuga ko ngo pfobya ngo genocide yakorewe abatutsi. Ibyo njye nakubwiye ko ntaho umuntu azakubwira azakwereka icyo ashaka kuvuga, we ngo kuzimye umunwa ngo uvuga ibi ngibi, nutavuga ibi ngibi turavuga ibi ngibi. Ibi nkubwira ubu ngubu nabivuze nkigera ahangaha 1998 mvugira ku maradiyo mpuzamahanga. Nta buzampfukisha umunwa ubwicanyi bwakorewe impunzi z'Abanyarwanda muri Kongo, nta n'ushobora kunyibagiza umwana wanjye nashyinguye ari umwana nk'abandi. Ntibishoboka. Inkuru ya Mukwege Doni Mukwege wamuvuze, bamuhaye igihembo cy'amahoro, ndanamukunda cyane rwose, ariko disikuru yavuze ari nayo mushobora kuzasanga mu gitabo cyanjye muri verisiyo yo mu Cyongereza. Aravuga ati agashimo mu mpaye k'amahoro ntabwo kanshimishije igihe cyose muri Kongo mu gihugu cyanjye hari ibinombe by'imibiri y'abantu, kandi raporo ya Nasiyozini iri mu kabati irimo iboreramo yagombye gushyirwa ahagaragara kugira ngo abagize uruhare Mwamarorerwa yagize imbere y'ubucamanza. Ati cyaje nuko kandi abakoze amarorerwa aho bageze hose babashyiraho tapi rouge. Ni ijambo rikomeye cyane. Ibyo rero ni ukuvuga ko niyo wasibanganya ibimenyetso uyu munsi ejo ntabwo ushobora ejo bundi ushobora kongera kubisibanganya n'ibishoboka. Amazi yarenze inkombe. None se wabonye nk'ejo bundi umuntu wamututse, sinzi umutesi mu Rwanda amututse nk'ibyo atuka Mukwege, ariko bwake bamuha uburinzi kuko bazi ko ari umushaka kuzashyira agaragara ku byabaye mu Rwanda no muri Kongo. Ndagushimiye Benwa Rugumaho. None se nkubajije ikindi, ubwo bwicanyi twarabubonye bwabayeho, hari na benshi bamwe banabigizemo uruhare mwidegembya, nta muntu wigeze ubakurikirana. Nko ku ruhande rwa FPR Inkotanyi, abari bagize FPR Inkotanyi iyo bavuze ubwicanyi bwakorewe Abanyarwanda bo bahita bitanguranwa bakavuga ngo abo bantu bavuga ibyo ngibyo ngo barahakana genocide yakorewe Abatutsi, ntibagombye kubivuga. Kuba FPR yarakijije bamwe mu Batutsi bitwaga muri 1994 nabo bakaza bagakora hasi bakihorera bakica abantu, bivuga ko kuba warishe umwicanyi wicaga yenda ukamuhagarika nawe waragize ukamwica cyangwa ukica n'abandi bantu, bigukuraho wowe kuba waba uri umujenosideri kandi nawe warakoze ubwicanyi mu kwihorera. Ibyo bintu mwabigereranya mute? Akaba ari nabyo bintu bishobora kuzatuviramo icyo bita ubumwe n'ubwiyunge biturutse ku kuri kuvuye mu Banyarwanda, no kugira ngo abantu barebere hamwe icyakorwa kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Mubibona mute Bwana Benwa Rugumaho? Umugabo Rusesabagina Paul wamaye muri filime Hotel Rwanda, hari nawe yaje kugaragara mu yindi filime ndumva ihereye ku buhamya bwanjye ishobora kuzasohoka bana wamenya. Hari aho yavuze ati abantu bica Abatutsi bikitwa genocide, none Abatutsi bakica Abahutu babyita ngo iki? Ndi mu gisozo nakiranye. Okay, ni ikibazo kitoroshye. None Bwana Benwa Rugumaho,
iyo mwitegereje nk'amwe mu busesenguzi bwanyu muri analize yanyu nk'ubu ikintu mwasaba nka FPR Inkotanyi niyo ifite ubutegetsi. FPR Inkotanyi yateye igihugu muri 90 bavuga ko baje guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda. Uburenganzira bw'abanyarwanda mubona koko baririmbaga barabugejeje ku banyarwanda cyangwa babazaniye akaga? Niba barabazaniye akaga, icyo mwabasaba kuko nibo bafite ubutegetsi, nibo bafite byose, icyo mwabasaba cyakorwa kugira ngo abanyarwanda bicare baganire barebere hamwe ibyabaye, iba byazabaho imbabazi muri rusange zo kugira ngo abanyarwanda bunge ubumwe, cyangwa iba hazabaho ibihano ku bantu bagize uruhare mu bintu byabareye mu Rwanda hose nk'abafite ubutegetsi ko aribo bafite byose uyu munsi. Icyo mwabasaba ni yewe ndagusubiza ku rundi ruhande, ntacyo nasaba abumbwiye. Ngiye icyo nsaba n'abanyarwanda ubwabo. Ndasaba abanyarwanda nibo bonyine barerwa n'ikibazo, kuko ntushobora gusaba uwayibateye ntacyo yakumarira. Nubwo ni ukuvuga, ndavuga abatutsi barokotse jenoside yabakoreweho. Ubwo ni ukuvuga nyine abatutsi baga mu gihugu mbere ya 90, hakaza n'abahutu barokotse jenoside mu cyahoze ari Kongo, cyangwa se n'abari bicanyi bwakorewe Kibeho, abarokotse bose abo nibo bonyine ikibazo kireba. Bagomba guhura bakaganira ku bibazo byabaye, bakabishakira umuti, kandi ntago nzi ko bazabwizanya ukuri bati dore watumye ibi biba ni kanaka, dore niwe tugomba kubaza ibi byose. Nyuma hakaza ubutabera bubayeho. Rero niho haza n'ubumwe n'ubwiyunge busesuye. Nta ubumwe n'ubwiyunge bushobora kubaho igihe cyose ubutabera butashyizwe imbere. Nongere subiremo, abarokoze jenoside yakorewe abatutsi n'abarokoze jenoside yakorewe abahutu nibo bonyine bafite urufunguzo rw'ubumwe n'ubwiyunge ku gihugu cyacu. Ndagushimiye Benoit Rugumaho. None se uko bivuga, harimo benshi bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bagerageje kwerekana ibintu byabaye, cyangwa bavuga bati ubumwe n'ubwiyunge bwagerwaho biturutse ku kuri. Ubwo navuga Kanyakwigendera Kizito Mihigo, Imana imuhe iruhuko ridashira. Hari uwitwa Gerard Niyomugabo, nawe yaburiwe irengero, yarishwe byinshi. Abo bose n'abacitse ku icumu. Kugeza kuri uyu munsi n'abandi bantu barahigishwa uruhindu kubera ko hari ibintu byinshi bazi ko FPR ikora. Noneho nkakubaza nti FPR Inkotanyi yo yumva ko abantu bose bagombye kubyina imbyino imwe bifuza. Murebe amacakubiri bazanye mu banyarwanda. Hari abana barokotse nk'uko babivugaga mu mashyamba ya Kongo, harimo abageze mu Rwanda batagira kivurira, hari abarokotse mu bwicanyi bwabereye mu Rwanda. Hari ibigega bashyizeho nk'ikigega Farije, nk'ikigega kira kigega bavuga ngo GRG, biharanira ngo inyungu z'abacitse ku icumu. Umututsi iba yaracitse ku icumu, leta ikavuga ko yagombye gufashwa. Umwana w'umuhutu nawe wasigaye wenyine yarishwe, kandi akaba yarishwe na FPR. Ibyo bintu bakaba batabikukozwa ko uwo mwana ashobora kujya hari yabe yarekarama ko nawe yakenera ubufasha, yaba ubufasha bwo kwiga, yaba ubufasha bw'aho agomba kuba. Iyo mwitegereje mubona ari ivangura FPR Inkotanyi ikorera abanyarwanda. Iryo vangura iyo mwitegereje mubona finaruma bizagenda bite, byazarangira bite, bizarangizwa nande, n'imiryango mpuzamahanga n'abanyarwanda mubona byagenda gute bwana Benoit Rugumaho? Turajya dusubira inyuma mu byo twavuze. Ikibazo kiri ku banyarwanda ubwabo. Systeme ugenda uvuga ya FPR n'ibindi ntabwo gibindeba. Ngenda reba abanyarwanda ubwabo, abanyarwanda bumva ko ikibazo kibareba, n'abanyarwanda b'impunzi, n'abanyarwanda bari mu gihugu, n'abanyarwanda babona ikibazo kiremereye. Nakubwiye ko kuvuga ukuri ku byabaye mu gihugu cyo mu Rwanda, amatate yabaye, cyabiteye n'iki, ese byagenze kuri, ese ni uko bakubwiye, ese ko batubwiye niko byagenze, cyangwa rukundi byagenze. Urwo rubyiruko rero rurimo ruriga, ruzishakira ukuri ku byabaye.
bamwe barasoma bamwe baranandika abandi barabizi wavuze Kizito Mihigo n'undi witwa niyo abantu bene nk'abo ngabo icyo bazize ni sikese ukuri rero nibo bagunya kugupfukirana nikugere hanze niryo shyano rikomeye tuzagusha niyo mpamvu nifuza ko rwose kuri radio yawe wazatunurwa witwa Matata Joseph akawubwira ikeke umuco wo kudahana n'ikinyoma yayivugiye kuri radio ya Semana ntago sindacyumva ukuri kubyabaye mu Rwanda rwose ni kushyira ahagaragara mubwiye ko cyazo kizirangiza kuko hari benshi bakurikiye batazi uko byagenze ukuri nyako guhishe inyuma y'amatate yose none se wawuzumbwira ikibeho Pastor Bizungu yavuze nk'iki yavuze ngo ni 300 ngo bapfuye ese 300 bo bagombaga kwicwa bo ni ibimonyo uriya mugabo wo mu Australia witwa Terry Picard wanditse igitabo ku bwicanyi bw'abantu b'ikibeho hakongera ukuri ndajya nkubwira ukuri ukuntu mu Rwanda kwasibanganye ziriya mpunzi zatahaga zikicwa raporo Gerson uyu abo n'abahurigani bakoze zose nizamizwe se ntago bizi uko kuri dushaka ni ibintu dushaka kuzana ibintu byabaye bakabishyira hasi tukamenya uko byagenze kandi tuzagira kukuri nyako kubwiyunge buhamye bw'abanyarwanda twitana amagambo ngo abangaba n'aba oya turwane kukuri kwacu tuvuga byatubayeho buri muntu hagira ipfunwe kuvuga ibyamubayeho naho kumbaza ngo abantu barokotse ubwicanyi bituramiye bafite uko bakora wenda basanga atari ni mu nzu wenda bafite ukundi babagaho ntawamenya bakabagiza amahirwe yo kugera aho batifuzaga byo cyangwa se wenda ari ukuri bimeze kandi umenye neza ko mwaba ngabo bahunze barokotse ubwicanyi abenshi bafite iyo umuntu atamira ikirayi gishyushye cyangwa se inyama iryoshye mu kanwa kugira ngo azavuge kandi ayihabwa na kanaka ntashoboranye ubwo inda nyine yasumbye ukuri. Ndagushimiye Benoit Rugumaho twegereje umusozo w'ikiganiro twagiranye kuri uyu munsi ndatekereza ko tuzakora n'igice cya kabiri tukakubaza ku buryo burambuye urabona ko twatangiriye dusa nk'abatangiriye hagati ntitwakubaza uburyo byatangiriye mu makamba aho wabaga uburyo mwavuyemo byagenze bite icyo tuzafata umwanya wacu busorezeho nakubaza nti mwabonye leta y'u Rwanda ubwo ariyo FPR Inkotanyi muri ibi bihe byashize bashyizemo imbaraga zidasanzwe hava mu ruhando mpuzamahanga ubwo ndavuga muri ONU no muri HCR ndetse no mu bihugu bitandukanye basaba ko bashyiraho icyo bise cessation clause gukuraho ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda aho ziri hirya no hino mwaba yenda mutekereza ko leta y'u Rwanda yaje kugira agatima kuko yiganjemo abantu babaye impunzi noneho bakavuga bati tubabajwe no kuba hari impunzi z'abanyarwanda ziri hirya no hino twasaba ko izo mpunzi zatahuka zigasubira mu gihugu cyazo zigahabwa uburenganzira zigafatwa neza noneho rero ikinyuranyo naje kubona nuko ahari higanje impunzi nyinshi cyane uko ndavuga nko mu gihugu cya Kongo hagabwe ibitero byo kwica izo mpunzi ndetse zimwe zigafatwa bunyago leta y'u Rwanda ikanabyigamba banyujije mu binyamakuru byayo ugasanga niyo makuru ariho bigamba ukuntu impunzi zishwe ukuntu impunzi zacyuwe ibyo ngibyo iyo mwitegereje mubona icyo kintu bashyizeho ko bagombye kwaka ubuhunzi ku banyarwanda ndetse bagashyira n'imbaraga zidasanzwe mu bihugu bitandukanye ni urukundo rwo kubagirira impuhwe cyangwa hari ikindi kishi inyuma cyo kuvuga kitaba abantu ahantu baherereye ni nk'iba urimo kuvuga cyangwa n'ibyo natwe tuvuga aho baherereye bazavuga ibintu ukuntu babibona tudafite umwanya cyangwa tudafite uburenganzira bwo kugira ngo tubapfuke umunwa akaba aricyo cyabiteye nkamwe mubibona muteye bwana Benoit Rugumaho. Ikibazo cyawe kirumvikana cessation clause ya HCR kugira ngo itungane nuko ibyo nakubwira ko ndabizi biterwa nuko impamvu zatumye abantu bahunga kiba kitakiriho icyo gihe niho bavuga ko bagomba gushyiraho cessation clause kwishyira ariko rero
nongere nkubwire ko kubyabaye ku mpunzi z'abanyarwanda kugira ngo iriya dosiye ijye muri HCR hajemo ikinyoma cyinshi cyane. Ndumva niba warankurikiye kuri BBC insobanura ibintu bya cessation clause mu Rwanda, sinzi ukuntu byageze muri HCR bashyiraho mu porogaramu ngo ngwino urebe iriya ni umutego bateze bazampunzi nakubwiye nyine zitazi impamvu ziri mu buhungiro birumvikana, bakajya bajya mu Rwanda. Ubu ni se wajya gusura igihugu wavuyemo ukagarukaho utuye, ni ukuvuga ko icyo wahunze ntacyo ushatse bakigumira naho ngaho. Niyo mpamvu rero bashyizeho ibintu bya cessation clause nyine ku mpunzi. Ntabwo jyewe ntabirwanya kuko ni umutego abanyarwanda baguyemo kandi byatewe no kudasobanukirwa. Erega ubujiji ni bwinshi ku mpunzi z'abanyarwanda, nk'ubu ibyo bita ngo bita diaspora. Abenshi ntabwo bazi diaspora icyo ari cyo. Nk'ubu ari diaspora n'ubutegetsi bw'i Kigali, abo ni abantu baba hanze ariko bakora na Kigali. Hari n'abandi diaspora y'impunzi badashobora kuba na Kigali, abo ni diaspora zitandukanye. Abo rero nk'iyo diaspora abajya mu Rwanda cyangwa se bakorana n'ubutegetsi bwo mu Rwanda, abo ntabwo ari abantu bavuga ngo bari muri diaspora itavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ibyo rero kuvuga ko umuntu afanye ubuhunzi ku gihugu runaka ntibishoboka. Igihe cyose umuntu azaba agituye ku isi, nongere bisubiremo, igihe cyose umuntu azaba agituye ku isi ya rurema, impunzi zagumya zibeho. Nta gihugu kitagira impunzi ku isi wabona bigishoboka. Ntawe ushobora kunyuza abantu 100% n'ibishoboka. Igihe umuntu akiri ku isi, impunzi zabaho. Ntabwo ndi impunzi ya mbere, sindi impunzi ya nyuma, kandi sindi n'impunzi izahoraho. Bwana Benoit, nakubajije nti leta y'u Rwanda gushyiraho imbaraga zidasanzwe kugira ngo barebe ko ubuhunzi bwavaho ku banyarwanda, ni urukundo bari bababajwe nk'uko nabo babaye impunzi, bavuga bati aba bantu kuba impunzi nibibi, reka turebe ko twabatahura bakaza bakagira uburenganzira ku gihugu, cyangwa bararebye baravuga bati aba bantu aho bari ntabwo tubafiteho controle, reka turebe ko babatuzanira tukabacunga ntihagire ukigira icyavuga, ntihagire ukopfora. Muri ibyo byombi ubibona bute? Ni urukundo cyangwa ni ukuvuga ati turashaka kubacecekesha? Ibyo nakubwiye ko ibibazo byo mu Rwanda nk'ibinyoma byinshi cyane, kutavugisha ukuri. Bafite gahunda zabo bashakaga kandi bayigezeho ko cessation clause barayemeye. Isigaye nyine ni ukuzareba uko bizagenda mbere. Ntabwo nacyo kibazo numva neza, kandi nta nubwo kinandeba cyane kuko ndi impunzi izi icyo yahunze, ndi impunzi nzi icyatumye nitwa impunzi, kandi nzi n'ikizatuma ntakiba impunzi. Ndagushimiye cyane. Dusoza, wafata umwanya wo gusoza, ariko mbere yo gusoza ukongera no kwibutsa abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye bakandamizwa uyu munsi na leta ya Kigali. Perezida Paul Kagame yigiriye mu Bubiligi, aravuga ngo abashaka gutaha ngo bagombye gutaha, ngo ari abantu yirirwa bababwira ngo muzataha, ngo byanyuze mu yihe nzira. Ni amagambo ya perezida yivugiye, ngo iyi ntambara se y'imishyikirano se. Ubwo rero nkaba nibaza ko abanyarwanda bagombye kumviraho bakanatekereza neza icyagombye gukorwa kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo, baharanire uburenganzira bw'abanyarwanda. Dusoza ikiganiro twagiranye kuri uyu munsi, nongera kukwihanganisha muri ibyo bibazo byose wahuye nabyo n'abandi bari bahari, ariko burya buri muntu wese amenya akababaro ke. Wagira icyo usigira abanyarwanda cyane cyane bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, bahora bafite ubwoba bavuga bati uyu munsi burije ntibucya, kandi uwagombye kubarengera ari we ugira uruhare mu kubarenganya. Wagira ikintu watubwira dusoza ikiganiro, cyangwa ikintu wasigira abanyarwanda dusoza ikiganiro twagiranye kuri uyu munsi? Bwana Benoit Rugumaho, kandi nongera kugushimira mbikuye ku mutima kuba wafashe uyu mwanya kugira ngo tuganire. Urakoze. Ubutumwa naha abanyarwanda ni gushirika ubwoba, umuntu akavuga
icyo azasubiramo cyangwa afitiye ubumenyi ku byamubayeho ndetse n'ukuntu ashobora gushyira mbere urukundo nk'uko radiyo yanyu bitwa ngo radiyo ubwiyunge. Ubwiyunge rwose bugasakara mu bantu, ariko ubwiyunge buzagerwaho igihe habaye ubutabera nibuba azaba ubwiyunge, noneho amahoro asakare mu bantu. Twamakaza umuco w'ukuri, uvuga ukuri no kwamagana umuco wo kudahana. Ibyo bintu nitubigeraho tuzaba twageze kumwe n'ubwiyunge buhamye mu karere kacu no mu gihugu cyacu. Urongeye urambwira uti yari Perezida Kagame ngo ari Buruseli, arya i Buruseli avuga ngo ibintu nk'ibyo. Yagiye i Buruseli mu Bubiligi abwira abanyarwanda ngo hari abagirirwa bababwira ngo ibintu ngo birenda gutungana ngo bagataha, ngo aravuga ngo byanyuze mu yihe nzira, ngo y'imishyikirano se ya demokarasi se, wagira icyo twitubwiraho? Ubundi impunzi ijya gufata icyemezo cyo gusohoka mu gihugu haba hari impamvu yatumye umuntu afata umugambi wo gusohoka mu gihugu. Iyo ageze hanze rero niwe, iyo mpunzi niyo yonyine igomba kureba iti dore impamvu yatumye mva hari irarangiye, ndahambira irahambira igasubira mu gihugu cyayo. Nta muntu n'umwe ushobora kuza kubwiriza gusubira mu gihugu kandi wowe wafashe umugambi wo kugisohokamo. Buriya ndakeka ko hari abo yabwiye ati mugende hanze, abo yasohoyemo njye ntabwo ndimo, nafashe umugambi wanjye wo gusohoka. Icyo nahunze nikirangira ntawe uzambwira ngo ngwino nijye uzijyana. Buriya arabeshya, nabo yohereje kuba mu buhunzi, abo niwe agomba kubwira ati mugaruke. Naho umuntu wafashe umugambi wo guhunga niwe uzafata n'umugambi wo gusubira mu gihugu, kuko azi neza ko icyahunze kizaba cyarangiye. Ariko nanone hari igihe icyo wahunze ubona kigumye gutinda kandi ushaka gusubira mu gihugu. Iyo ubonye nta handi mananiza ufite, ntabwo amahanga abibuza, ukoresha ubundi buryo ugataha. Igihe uwo wahunze ubona gahunda ze zigenda zigunya gutsikamira. Ikindi kandi nkubwire, iyo umuntu nkatwe twarakoze wicagigo muri Kongo, umuntu ukagenda amashyamba yose bakwica ukarokoka ugapfusha abawe, noneho umwakwisha akigamba ati ginana byishe nagize gute. Niwe muntu waza kubwira ngo ngwino taha. Burya kubaho kw'imishwi si impuhwe z'agaca. Uwagwigaga mu mashyamba ya Kongo ntabwo ihagarikiye aho ngaho. Naho muri Amerika araguhiga, naho muri Afurika y'Epfo araguhiga, hose. Ntabwo ari uko kubwiza ngo ngwino taha ngo gira gute. Mu ishyamba se kuba mucitse none waba ugiye kumwishyira bikagenda gute? Igisubizo kiri aho ngaho. Ndagushimiye Benoit Rugumaho kuba wafashe umwanya tukaganira kuri radiyo ubwiyunge kuri uyu munsi. Ni by'agaciro. Ndongera kukubwira ko iki kiganiro ni ikiganiro gikomeye cyane tugiranye, nubwo ari ikiganiro kibabaje cyane bitewe n'ibintu byakubayeho, byabaye ku banyarwanda muri rusange. Turizera neza ko mu minsi iri imbere tuzongera tugakorera n'igice cya kabiri n'igice cya gatatu, noneho tukabiva imuzi byose abanyarwanda bakabyumva, nubwo hari benshi babizi bahisemo guceceka. Ndarangiza rero banyarwandakazi mwari muteze amatwi radiyo ubwiyunge, nongera kubashimira ko ibintu nk'ibi ngibi namwe mujya mufata intambwe ya mbere mukatugezaho ibitekerezo byanyu, haba mu kungura ibitekerezo. Uyu muvandimwe ubu tugejejeho ikiganiro ku byabaye kandi yahagazeho yiboneye n'amaso ye. Twongera no kubwira n'abandi ko tugomba twese kurebera hamwe tukavuga tuti ibi byatubayeho ese byarahagaze cyangwa biracyakomeza, no kugerageza kugira ngo tubishakire igisubizo. Umuntu ugukandamiza, umuntu ukugirira nabi, kandi iyo naba kugirira ari afitemo inyungu, ntutegereze ko azageraho akavuga ngo aguhaye uburenganzira bwo kugira ngo uharanire ibyiza byawe cyangwa ibyiza by'ejo hazaza, kubera ko ibi bagukorera abifitemo inyungu. Uruhare rero ni urw'abanyarwanda. Igihe twese tuzaba twashyize hamwe tukarebera hamwe ikigomba gukorwa mu nyungu z'abanyarwanda muri rusange,
mu nyungu z'igihugu muri rusange agatsiko tuzagahagarika tukabwire tuti hagarika ibi bikorwa bibi noneho abanyarwanda bahitemo ibyiza bibabereye. Izo nizo nshingano zacu tugomba kwibutsa abanyarwanda, kandi ni uburenganzira bw'abanyarwanda. Nongeye kubashimira mbabwira nti mugire amahoro y'Imana. Dushoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko tuzagaruka ku gice cya kabiri ndetse n'igice cya gatatu kugira ngo umuvandimwe aduhe ubuhamya bw'ibyamubayeho cyangwa n'ibyabaye ku banyarwanda yiboneye n'amaso ye. Mukomeze kugubwa neza, mugire weekend nziza. Mwari kumwe na Hategekimana Feliciane. Murakoze, mubane n'Imana. Mufati iyo nkoni ikubise mu cyeba muyirenze urugo, abagikomeye mutabarurwa ntwari muri he, abageze mu bigero kera itaba ntwari muri he, ntarumikwa n'intwarane mutabare muba mbere, Mana uri he.